abana bato, abana bo mu isi yose, abamabara yose bose arabakunda, Yesu akunda abana batoya bose. Isabato nziza. Amazina yanjye nitwa Iribagiza Adeline, naturutse mu itorero rya Gasogi mu ntara y'ivugabutumwa ya Ndera. Nifuje ko twigana n'abana bagenzi banjye amagambo afite umutwe uvuga ngo kuki tugihumeka. Mbere y'uko twigana ijambo ry'Imana, tubanze dusenge. Data wa twese udukunda, turagushimira izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, turakuraritse ngo abe ari wowe umwigisha mukuru, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Mureke turebere hamwe isomo rya mbere riboneka muri Yesaya igice cya 55 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Aravuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha ntareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Turebere hamwe n'isomo rya kabiri riboneka muri Tito igice cya 1 umurongo wa 5. Haravuga ngo icyatumye ngusiga ikirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Twese twasomye, n'abadashoboye gusoma mwabyumvisha. Gusa hari impamvu uriho, ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Ibidatunganye kuri wowe ntago mbizi, ariko wowe urabizi. Subiza amaso inyuma urebe aho wavuye, urebe n'aho ugeze. Hari impamvu Imana ikiguhagazeho, hari impamvu Imana ikiguha umugisha. Kuba utuye aho ngaho utuye ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Nk'uko twabisomye muri Tito, twasomye no muri Yesaya ko dukwiriye gushaka Uwiteka bigishoboka. Byumvikane ko hari igihe bidashoboka. Wowe uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, ndakwifuriza gutunganya ibidatunganye, usubiza ibintu mu buryo. Kiranukira Imana ugihumeka, kuko kurama ni umugisha kuri wowe. Abumvisha aya magambo, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Yesu akunda abana bato, abana bo mu isi yose, abamabara yose bose arabakunda, Yesu akunda abana batoya bose.